Mwiriwe cyangwa se mwaramutse bitewe n'aho mwaba muherereye. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kubagezaho ibiganiro byacu nk'uko mubimenyereye. Channel ni yayindi ni Umurabyo Gospel TV, aho tubagezaho amakuru atandukanye y'iyobokamana, tubazanira abahanzi batandukanye, abaproducer ndetse n'abavuga ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ibakorera. Reka rero tutangire, turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Reka dutangire abibwira umutumirwa wacu turi kumwe. Murakoze, nitwa Bukuru Jean Paul, ntuye hano Kasarani, ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 2 n'umudamu. Yego. Urakoze cyane. Bukuru, uravuze ati nitwa Bukuru, iryo ryaba ari ryo zina abantu bakuzi hose, andi mazina abantu baba bazi cyane? Andi mazina abantu basanzwe banziho cyane ni iryo rya Bukuru. Ni iryo rya Bukuru, niryo bazi mu kazi kose naba nkora. Urakoze cyane. Bukuru rero ni izina abantu bamenyereye ko iyo hariho Bukuru hagomba kuba hari na Butoto. Ryaba ari izina ufite Butoto cyangwa bimeze bite? Ryaba ari izina gusa bakwise? Wadusobanurira. Ni ngombwa byo uko mubizi, iyo ari Bukuru haba hari na Butoto. Butoto arahari, aba mu Rwanda. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uri impanga rero? Ndi impanga. Mu magambo make tutarakomeza ikiganiro, ndagusaba gukora subscribe hariya kuri Umurabyo Gospel TV, ndetse unagaragaze ko washimishijwe n'ikiganiro twakoze, ukora like, ndetse ushobora no gutanga comment yawe, cyangwa byaba ngombwa ukagisangiza n'inshuti zawe. Reka dukomeze n'umuvandimwe Bukuru. Bukuru, abantu benshi bakuzi nk'umuririmbyi, uririmba indirimbo ahatandukanye. Ese Bukuru ni muntu ki mu by'ukuri? Wabivuga neza muri iyo cadre y'uburirimbyi? Bukuru ni muntu ki, watubwira? Mbajije ikibazo cyiza. Ubundi muri cadre y'abaririmbyi, natangiye uburirimbyi kimwe n'abandi, ko abana batangira, cagiye dutangira turi abana batoya. Ariko naje kugirirwa ubuntu n'Imana. Imana impa impano yo kwandika indirimbo, njya noneho mfitinga neza mu kibanza cyiza cy'abaririmbyi. So muri icyo kibanza cy'uburirimbyi nabaye ahantu henshi, kandi Imana impa n'impano yo kwandika indirimbo, bituma noneho ntura neza muri icyo kibanza. Nabaye mu bibanza byinshi bitandukanye, ahantu hatandukanye nagiyemo. Urakoze cyane. Ushobora kutubwira noneho ahantu wagiye ukorera umurimo w'uburirimbyi? Ese watangiye kuririmba ryari? Noneho aho hantu nubwo utahibuka hose, ariko aho wibuka wagenda uhatubwira, kugira ngo abantu barusheho kukumenya no gusobanukirwa ibigwi wagiye ugira mu muziki. Urakoze cyane. Natangiye kuririmba mu 2003 na 4, aho ngaho ndi ku ishuri Remera Rukoma. Niwo munsi wa mbere nahimbye indirimbo ya mbere, kubera nari ndi muri korali y'abanyeshuri. Nicyo gihe ntangira kuririmba. Nza gukomereza no muri korali ya Agape ya Bomberge Nyarutarama. Twabanye n'abaririmbyi ba Mpundu, baririmba, ubu ngubu basigaye aririmba muri Alarme. Twabanye n'abandi baririmbyi ba Patro, bararirimbaga, ubu ngubu bari muri Canada. N'abandi none bansanze, abandi mubona nawe aririmba ngo kugiti kiwe. Ndahava nja mu Ruhengeri, nabaye muri korali ya NR ndayitoza, ndetse icyo gihe nyimbira indirimbo nyinshi. Ndahava Kigali, nakoreraga, nabanje kuba aho bita
ku rusengero bakunze kwita kwa Gasasira. yego Niho twabonanye na ba Rugamba, icyo gihe natozaga korali ya ba Rugamba irimo bashikiwe ngo ni ba Micheline. Rugamba ni n'umuririmbyi ubu ngubu cyane. Habagamo n'undi mutipe bitaga Gashongore, nawe ni umuhanzi mu Rwanda. N'icyo kibanza nakibayemo. Ikindi kibanza nibuka nabayemo ni ikibanza cya Voice, umunsi twatangije Voice. Aricyo twabanyemo nawe urimo turimo tuganira, ba Bonke. Twabanyemo n'abaririmbyi benshi, ba Bonke, ba Kadete, ba Sara, ba Daniela, ari wo umuhanzi ubu ngubu mbona ufite umwanya mwiza mu Rwanda, n'indirimbo ziba ziramfasha cyane. Twabanyemo nawe ubwawe, so n'abaririmbyi benshi. Naravuye nje Gitarama muri korali Gitarama, n'urusengero rwa rusanzwe rutangiye vuba vuba rw'umupasiteri wita Kivunanga. Naho hariho abaririmbyi mbona ubu ngubu basigaye baririmba no kwa Muhima Umoja, babahanga cyane, nabo twabanye mu kibanza gerageza kwerekera mu bintu. So mu kibanza cy'umuziki nakigiriyemo amahirwe, ahubwo nza narasanga nabo n'abagiye banyura mu maso, nabereye umuyobozi mbigisha kuririmba, bagiye bagira success mu bintu by'umuziki. Nk'abo ngabo ngubwiye ubona ari nk'abo bahedinze ikinyejana cy'umuziki. Urakoze cyane. urakoze mwene data. Hari aho wari uvuze uravuga uti nagiye nca ahantu henshi numva ugiye uvugamo amazina akomeye, ba Rugamba, ba Daniela. Abo bantu bose ubazi ubu ngubu ni amazina akomeye mu by'ukuri, bararirimba indirimbo zigafasha imitima y'abantu. Ubazi bakiri batoya, urumva birasa naho mufitanye andi mateka yihariye. Ese kuri ubu ngubu iyo wumva bavuga muri ariya mazina bafite ubu ngubu, ubyakira gute mu mutima wawe kuba barabashije kuguca mu maso ubigisha kuririmba ubatoza? Ese iyo ubyumvisha ubyakira ute? Ndabyishimira cyane, biranshimisha cyane kubera ko kurera umwana agakura, umubyeyi wese ashimishwa no kurera umwana, kuzara umwana agakura. Kandi mbona amateka yabo bamaze kugira mu muziki, ko bunkurikirana indirimbo iyo mbona Daniel arimo aririmba, donc biranshimisha. N'abandi nabo bandi nagiye mvuga n'abaririmbyi beza bandusha bazi umuziki. Ubu ngubu bamwe banyigisha nka ba Bonke, baranyigisha kuririmba. So bikandera kongera kandi kuva izindi imbaraga. Ni byiza cyane, mbifata nk'ikintu Imana yampaye. Mbonamo ubutunzi budasanzwe. Kuba nshobora kuba nararemye uriya muntu agakura, none ubu ngubu akaba yongera kandi ahubwo akanyigisha. Kubera uko bagenda baririmba ngenda mbigira ibintu byinshi, bagenda banyigisha ibintu byinshi. N'imiterere yabo y'aho bamaze kugera mbibonamo icyitegererezo cyiza. So mbishimira Imana kuba bageze muri uwo mwanya, kandi Imana izakomeza ibane nabo. Uti biranezeza iyo mbabonye, birumvikana. Gusa uri umuntu kabisa abantu bavuga ko ushobora kuba waranditse indirimbo nyinshi nk'uko wabivuze, byo gutoza amatorero, gutoza amakorali. Umuntu utoza bagomba kuba anafite n'indirimbo arimo gutoza abantu. Bavuga ko wahimbye indirimbo nyinshi. Ese izo ndirimbo ni nk'indirimbo zingahe ugereranyije? Ese hari izo muri izo wahimbye hari zaba zigikoreshwa ubu ngubu? Ngaho tubwire. Okay, urakoze. Nahimbye indirimbo nyinshi. Hari igihe nigeze kuzibara ziragenda, kandi hashize igihe kirekire, zishobora kugera muri za 500 arenga. Kuva ntangiye guhimba zimaze kugera muri 500. Kuko nongereyeho zino season muri kino kibanza za Voice, zirashobora kugenda zogera na za 600. Indirimbo ni nyinshi kweli. Ni indirimbo nyinshi nagiye nziheza abantu ku giti cyabo gitandukanye. Amatimu ayo yose nabayemo, karemera ruko mu bamasohora CD yose indirimbo nabakoreye gusa. Sinibwira ko harimo n'indirimbo y'undi muntu ahari.
warumbaje ikindi kibazo indirimbo zagiye zimenyekana hari nk'indirimbo n'ubu ngubu dufite nk'izindi mana hari n'indirimbo nakoze nitugera mwijuru tuzabona Yesu umwana w'ikirara n'indirimbo nyinshi nagiye nkora hariho na zimwe ndaza nibuka kaba iyo numvise gusa bayiririmbye ninyura mu bwenge bwaje kibuka ico gihe hari indirimbo nyinshi twakoranye na bamitavu nyinshi cyane nawe urabizi ugenda wibuka so indirimbo nakoze ni nyinshi ariko ikiza kinangaza ni igihe ishobora guhita ahantu iri ngo kuri radio nkaza kwibuka nyuma yenda no kurangira nkibuka ikibanza n'umwanya nari ndimo nyikora so bikantera gushima Imana ngombwa indirimbo amaze gukora ni nyinshi kandi zigiye zivuga ku bintu bitandukanye cyane cyane bitewe n'ibihe umuntu aba arimo ahimba. urakoze cyane umuntu ahimba koko indirimbo nyinshi nk'uko wari ubivuze ariko muri izo ndirimbo watubwira nk'indirimbo imwe ishobora kuba yaragufashije wowe ubwawe cyangwa se ukabona yatanze umusaruro mu bantu benshi ikaba yagera kure ese ni iyihe ndirimbo ubona kuri wowe ushobora kuvuga ati indirimbo yakoze iki kintu bikurikiranye na feedback waba waragize? Hari indirimbo nayikoze vuba ariko yahinduye ubuzima bwanje yubatse ubuzima bwanje ishaka kunyereka Imana iyo ariyo. Habaye umunsi umwe umugoroba nari mvuye mu kazi cyane cyane ko indirimbo zanje njewe nzikorera hari igihe zururuka ndi mu muhanda numva iraje cyane cyane yaramenyekanye hano muri Nairobi barayizi cyane no mu Bugande abonye bayizi kugeza no mu Rwanda badewe barayiririmba indirimbo ivuga izindi mana. Nabaye nk'utekereza gatoya Imana imbishuriye kino kintu izindi mana nizivuga izindi mana zizikora izindi mana zitari Imana imiterere yazo tanga abantu hari igihe umuntu abatwa n'ikintu cy'imitekerereze ye kikamubera ububata akakiramya akibwira yuko gifite ubushobozi sanga Imana imbishurira ko iby'abantu byose batekereza iby'abantu bose bizera iby'abantu bibwira ibyo baba biremera nk'ibishushanyo ntibivuga ntacyo bizobabwira ntacyo bizabakorera ntacyo bizabamarira uretse Imana yonyine yaremye ijuru n'isi. Imana ishiramo iyo inspiration ndayiririmba iza no kubona ikibanza cyiza mu mitima y'abantu mbona yaratanze umusaruro irushaho no kubaka ubuzima bwanyu cyane cyane niyo unahimbye indirimbo ikagira ikibanza kinini mu mitima y'abantu bikuremamo ubundi bushobozi bwo kuba watekereza ikindi kintu ushobora gukora. Urakoze mwene data. Izindi mana koko ni indirimbo yakunzwe cyane kandi koko yararirimbwe igerana kuri. Hari ikindi kibazo nkubaza mwene data, mwahimbye indirimbo kuva kera, hari abantu benshi bagiye bahimba indirimbo tugiye tuzi batandukanye bo mu gihe wenda cyo mwatangiriyemo dore ko haciye nyine iminsi, ariko ese iyo mihimbire yanyu y'ico gihe usibye ko atari na kera ariko umuziki uko umwaka ugenda ushira umuziki ugenda usa n'uhinduka, undi mwaka ukabona umuziki urahindutse, ese imihimbire yawe ya kera uko wahimbaga kera n'ubu waba ari kugihimba cyangwa se hari ibyo wahinduyemo? Uratubwira mbese ishusho y'imihimbire yawe yahatambutse n'ubu ngubu wabigereranya ute? Hari icyahindutse se? hari aho uvuga ngo kino kintu nagihindura, cyangwa se amavuta aracyari yayandi nk'uko abantu bakunze kubivuga? Hari igihe umuntu usigaye wumva ukumva aravuga ngo ntago ngo agifite ya mavuta ya mbere. Ese bimeze bite? Uracyahimba bene izo ndirimbo zikomeye gutyo?
urakoze cyane mbajije ikibazo cyiza. Umuziki ugira season, ugira igihe. Imihimbire ya kera itandukanye n'imihimbire y'ubu, kubera yuko umuziki ugira season. Ingako nabyita uko twahimbaga kera. Urashobora guhimba indirimbo y'ibitero 8, ariko mu muziki ugezweho kino gihe ntabwo uhimba indirimbo y'ibitero 8. Yego. Tibibaho. Ubu umuziki imihimbire ya kera itandukanye n'ubu ngubu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uko abantu bagenda basatira umuziki niko bagenda bahindura ibintu byinshi. Urashobora guhindura content y'uburyo wahimbye indirimbo, urashobora guhindura design cyangwa isi imiterere y'indirimbo uko yabimeze, urashobora guhindura style y'indirimbo uko yabiteye bitewe n'ikinyejana murimo. Niyo uzura usanga abahanzi benshi urashobora guhimba indirimbo y'imiterere y'indirimbo ya kera wayigeza mu kibanza cya none ikabananira, kubera ko ikibanza cya none gikeneye indirimbo iremetse mu buryo bujanye n'igihe, kandi buheza abantu message nziza, yoroshe kumva, yoroshe kuririmba, yoroshe mu buryo bwo gutekereza, ariko yuzuye ubumenyi bwo gushaka kumenya neza icyo warugendereye muri iyo ndirimbo. Urakoze cyane. Urakoze. Hari hawumva kumva abantu baravuga ngo indirimbo za kera ngo nizo zari zifite amavuta. Ese icyo kintu wewe uracemera? Amavuta koko yarahindutse? Sinzi ko iyo mvuga abantu bakunze kuyikoresha bakavuga ngo indirimbo za kera ngo nizo zari zifite amavuta. Sinzi wowe uko ubyumva. Ese ibyo bintu nibyo? Ibyo bintu sinemezanywa nabyo, kubera ko indirimbo za kera sizo zari zifite amavuta. Ndetse amavuta si ay'indirimbo buke. Yego. Amavuta ni ay'umuntu, ay'umuntu ku giti cye. Yego. So iyo umutima w'umuntu ukangutse usigiriwe kumva, amatwi y'umwuka we donc yumva mu buryo buri spiritual, donc mindset iwe yiteguye kwakira. Yego. Niyo mavuta. Amavuta si ikiririmbwe mu ndirimbo, ahubwo amavuta nicyo yandirimbo ivuze mu buzima bwawe. Iyo ivugishije umutima wawe neza, donc nicyo gihe umuntu avuga ngo yandirimbo ifite amavuta. Si iza kera zifite amavuta, si n'iza none zifite amavuta, ahubwo igifite amavuta n'imisigirire ni umutima w'umuntu. Ahubwo indirimbo ya none icyo yaba itandukanyeho n'indirimbo ya kera, zirashobora gutandukanira muri content ya content ya ndirimbo, zirashobora gutandukanira mu kuba yaba ndende cyangwa ikaba ngufi. Zirashobora gutandukanira ese message yabiremetse mu buryo bumeze gute. Yego. Niho nibwira ko zishobora kuba zitandukanye, bishobora kuba bitandukanye. Naho iby'amavuta yo, amavuta ni amatwi y'umuntu aba yuzuye ibyishimo zo kwakira icyaba kivuye mu wundi. Nibwira ari uko nguko bitekereza. Ati indirimbo za kera ati ntabwo arizo zifite amavuta kurusha iz'ubu ngubu, ahubwo umuntu niba ufite amavuta. Ni ukuri koko? None kuri ubu ngubu Bukuru urimo urakora gute? Ese ufite project mu muziki? Warabihagaritse se? Mbese tubwire ukuntu projet zawe zihagaze muri iyi minsi, nimba hari ibyo wimirije imbere gukora cyangwa se niba hari n'ibyo uteganya. Urakoze cyane. Ibyo ntekereza n'akazi mfite uno munsi, ndacyakomeje umwuga wanje wo guhimba indirimbo, kubera ko numva ko igihe cyanje ahubwo ariho kigera neza. Ahubwo indirimbo mfite ubu nizo ziranyubatse cyane,
cyane ko nagiriye amahirwe nkabona itsinda rya voice of praise nkoreramo rikakira ibihangano byinshi binsohokamo ndarikunda cyane iryo tsinda. Imana irigirire neza kandi igirire neza umuntu wese uribarizwamo. Ibikorwa byanje nimirije imbere naho ngaho muri iryo tsinda nshaka gushoramo imbaraga zanje, kubera ko umusaruro wanje ntekereza sindi umuhanzi uyu nguyu ukora ibintu byiwe ku giti cye, Imana ntiyabimpamagariyemo, ariko ndi umuhanzi ukorera mu itsinda uhesha abandi ubuzima bw'icyo Imana yambishuriye mu kuba nahimba indirimbo. So muri icyo kibanza numva bafite umwanya mwiza wo gushoramo imbaraga n'ibihangano byiza Imana yampaye, cyane cyane yuko no muri no minsi bihari hari n'indirimbo y'igiswahili ejo bundi nakoze nyikora ishaka kugira ngo imbe nkurema ishusho y'ikindi kintu Imana yarimbishuriye cyo kuririmba mvuga imbaraga z'Imana. So icyo ngambirira none nicyo ntekereza ejo ni uguhimba indirimbo zifite undi mwimerere zizura ubuzima bw'abantu bakamenya umwami Yesu muri kiriya kibanza cya voice of praise. Imana yakunze yuko naba mu kino gihe gisa ngiki. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha cyane. Uravuze uti hari nkorera muri voice of praise, hari ibintu binini nkomeje kuhakora kandi niho nshaka gushora imbaraga, ariko waruvuze ku ndirimbo wakoze. Iyo ndirimbo watunyuriramo nk'akakapera gato kugira ngo abantu bumve wenda ishusho y'iyo ndirimbo, nubwo utatwara umwanya munini ariko akantu gatoya gusa kugira ngo abantu bumve. Hari indirimbo nakoze ariko hari indi inyubaka nakoze ariko mu gihe cyashize. Waririmba iyo ushaka, iyo wumva ikuri ku mutima cyane. Hari indirimbo nakoze ivuga ngo imisozi iratuje itegereje ko twamamaza inkuru y'ubwami bw'Imana yacu, ibihumbi n'ibihumbagiza bitegereje ko twamamaza inkuru y'ubwami bw'Imana yacu. Hariho ubwami butazarangira ntibugirita ngiriro n'iherezo. Urakoze cyane. Urakoze cyane mwene data, Imana iguha umugisha. Kandi tunagushimira cyane kuba wemeye ugatanga kino kiganiro. Ndibaza ko tugeze mu mwanya wo gusoza. Abadukurikira rero reka tubabwire ko ibiganiro byacu bidahagaze, nababwiye ni vuba vuba, ni nk'umuravyo. Reka tubabwire ko ari nk'umuravyo nk'uko nyine channel yacu yitwa, birihuta cyane kubageraho. Ushobora kwihuta hariya kuri YouTube ugakora subscribe kuri channel yacu Umurabyo Gospel TV, niho uzajya udusanga. Tuzagenda tubazanira n'abandi benshi batandukanye. Rero reka nkubwire nti shalom shalom, ahuri ukomeze ugubwe neza, Imana iguha umugisha. Urakoze cyane.